Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mukomeje kugenda mwibanira natwe muri gahunda z'amakuru abagiye atandukanye, amakuru bari kuvuga mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi. Tukugezaho amakuru aba ari kugenda acaracara hirya no hino rwose, hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ni ibintu mukomeje kugenda mwiyumva cyangwa se ni ibintu mumaze iminsi mwumva byagiye bibabaza abatari bakeya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni Ndimbati mwakomeje kugenda mwiyumvira ibimubaho. Ni mu minsi ishize aho yatawe muri yombi rwose azira icyaha cyo gufata ku ngufu akekwaho. Ni umukobwa yabaye ngo yarafashe ku ngufu, yaje gutera inda rwose, yaje gutera inda aho yamushukishaga kuba ngo azamushyira muri filime. Ngo byaje kugaragara ko rwose ngo uyu mukobwa yari n'umwana, ndetse naho yari bumujyane kumushyira muri filime rwose aravuga ati uyu ni umwana ntabwo yujuje cyangwa se ntabwo yujuje ibisabwa byo kuba yakwakitinga cyangwa se yakina muri iyi filime. Nuko byaje kugenda rero, nyuma yaho ngo uyu mukobwa yaje kujya mu bitangazamakuru nk'uko mwakomeje kugenda mubyumva, atanga ubuhamya bwese cyangwa avuga ibyamubayeho, aho Ndimbati ngo yaje kumushuka. Ndimbati ngo yaje kumushuka akoresheje inzoga y'amarura. Uyu mukobwa rero nk'umukobwa utaruzi ibijyanye n'inzoga cyangwa se umukobwa wo mu gipangu cyangwa se umukobwa wo mu rugo ntabwo yari azi ibintu bijyanye n'inzoga, we yaje kugira ngo ni amata, ngo kuko iyi nzoga ngo imeze nk'amata, ni inzoga yitwa amarura. Yaje ngo kuyinywa rero nibwo yaje gukanguka rwose yibona mu gituza cy'umugabo ukuze. Yari nde? Yari Ndimbati. Yari Ndimbati rwose ngo nibwo yaje gukanguka asanga yamukoresheje imibonano mpuzabitsina, ndetse twavuga ko ari no kugato kuko urumva yari yamuroze cyangwa yari yamusindishije. Ni ubuhamya uwo mukobwa rero yakomeje kugenda atanga, ni icyaha Ndimbati akomeje kugenda akekaho. Maginga rero akaba anafunze, yarakatiwe iminsi 30 y'agateganyo. Ni nyuma yuko bategereje umwanzuro w'urubanza icyo uzatanga. Ni nyuma yuko rwose bategereje umwanzuro w'urubanza icyo uzashyiranze cyangwa se ibihano uyu mugabo azahabwa cyangwa se niba azarekurwa. Ni nyuma yo kwiregura mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, na nyuma yuko ubushinjacyaha bukomeje kugenda bumushinja ibintu bigiye bitandukanye kuri iki cyaha. Mu minsi ishize rero mwakomeje kugenda mwumva uburwayi bwa Ndimbati, gusa yaje no kugeraho arakira. Yaje kugera arakira, ndetse uyu mukobwa nawe washinjaga cyangwa se uvuga ko Ndimbati yamuteye inda akaza no kumubyara rwose abana babiri b'impanga, yakomeje kugenda avugwaho n'abantu batandukanye, bamwe bamuvuga mu buryo bubi, nawe agaruka mu itangazamakuru abasubiza ati ntawe ibi bitabaho, ati nawe ibi bitabaho, ati kuko twese turi abantu, niba byarambayeho sinabyikure, ndetse kuba bavuga ngo wenda nabambeshya, ati icyo ni ikinyoma, ati njye ntago naza itangazamakuru guharabika umuntu, ati ni ibintu byambayeho. Ibi byaje rero nyuma yuko Ndimbati ngo atafashaga uyu mukobwa nk'uko rwose nk'uko biteganwa, ntabwo yamuhaga indezo, ndetse n'ibyo yamuhaga byabaga ngo ari ukumwikiza. Si ibyo dukomeje kuza rwose tubabwiraho cyane, ahubwo bakoze ngo tugiye kukubwira iki cyo tugaruye kuri iyi nkuru. Ni papa sava cyangwa se Seburikoko Garasiane niyitegeka. Ni ibintu bikomeje kugenda bivugwa, ni amakuru rwose atari ivumbi. Uyu mugabo yagiye atangaza ibintu bigiye bitandukanye kuri Ndimbati cyangwa se ku ifungwa rya Ndimbati. Ni nyuma yuko tumuhamagaye ku murongo wa telefone akagenda asubiza ibintu bigiye bitandukanye. Uyu mugabo yaje kuvuga rwose ngo yagiye gusura Ndimbati aho afungiye muri gereza, kandi ngo abashije kuba ameze neza rwose, ati n'uburwayi yarakize, ati kuba ameze neza ameze neza. Twagerageje kumubaza rero bijyanye rwose n'umuryango wa Ndimbati se cyangwa niba hari amakuru afite ku muryango wa Ndimbati, ndetse atubwira ko rwose ngo kuva uyu mugabo yafungwa ngo ntago yari yajyayo, ati kuko ngo afite umuryango mugari, afite umuryango uhagije. Twamubajije niba se nk'umuntu wasigaye bari bahuriye ku kintu kimwe nk'inshuti ye ya hafi, ati kuki utaba ureberera umuryango. Yongeye asubiramo ati Ndimbati afite umuryango munini ugomba kuba wakwita ku muryango we wasigaye. Ati sinumva rero icyatuma mugira mu rugo se cyangwa njya kureberera uwo muryango we, ati kuko hari abawurebera, ati kandi nabo ni abantu bakuru bakwireberera.
twamubajije rero ku bijyanye n'urubanza, tubwira ko itariki y'urubanza rwose ngo yegereje, cyangwa se itariki urukiko rugiye gutanga ngo iri hafi, ndetse bavuga ko n'itariki y'ubujurire rwose ngo nayo iri hafi gutangwa. Ni ibintu bikomeje kugenda bivugwa kuri uyu mugabo Ndimbati. Twamubashije ku bijyanye n'igifungo uyu mugabo ashobora guhabwa, tubwira ko rwose atari uwo mu mategeko, cyangwa se ibyo ngo atabimenya kuko ntabwo yigeze yiga ibijyanye n'ubutegetsi, ngo ntabwo yigeze yiga ibijyanye n'amategeko cyangwa se ubutegetsi, ngo ibyo ntabwo yabasha kubimenya. Ni ibintu bigiye bitandukanye yakomeje kugenda avuga kuri iri fungwa ry'umugabo ukomeje kugenda avugwaho n'abatari bakeya kubera icyaha akekwaho cyo kuba yarasambanyije uyu mukobwa. Ndimbati rero ngo hari ibintu bikomeje kugenda bivuga ngo nkaho ashobora kuba yafungwa imyaka 2 cyangwa se nayo itagezeho, ndetse ngo agacibwa ihazabu y'amafaranga. Uyu mukobwa nawe rero wabashe kuba yajya mu itangazamakuru akavuga ubuhamya bye, cyangwa se akavuga ibyamubayeho, yavuze ko ngo ibyo adashobora kubyemera namba. Yavuze ko icyo kintu rwose ngo adashobora kucyemera kuko ngo arashaka ko ahabwa ubutabera nk'abandi banyarwanda, ati kuko abantu bakomeje kugenda ababifata minembwo, bavuga ko ngo anabeshya. Ati rero bigenze gutyo bashaka kuvuga ati rwose kwari ukumuhara bikati, cyangwa se ibyo navugaga narikiniraga, ati byari bihimbano nk'uko bakomeje kugenda babivuga. Ati ndashaka ubutabera nk'umukobwa w'umunyarwanda wahohotewe, wari ufite ejo heza, wari ufite icyerekezo. Ati nkaba narahabujwe, ati ubwo rwose mba n'umukobwa wifite icyizere nk'abandi, ati ariko ubu ngubu mba mfite n'ipfumwe kubera ibyankorewe. Yavuze ko ibyo bintu bikomeje kugenda bivuga ngo Ndimbati ngo ashobora kuba yafungwa imyaka 2, ngo ntago abyemera kuko bigeze nawe ngo kubona yarabonye. Ati ntacyo ntabonye. Ati uyu mugabo rwose ubutabera agomba kugenda akabunyura imbere ndetse bukamuburanisha nk'abandi basanzwe. Ndimbati rero ashobora kuba yafungwa rwose igihano kitari munsi y'imyaka 25 nk'uko ubutegetsi cyangwa se ubutegetsi bw'u Rwanda bubivuga ku bijyanye n'icyaha cyo kuba wafata ku ngufu ndetse ugashuka umwana utarageza imyaka y'ubukure, ku mukobwa se cyangwa ku muhungu. Arakatirwa imyaka rwose itari munsi ya 25. Ubu rero wakwibaza ngo hategerejwe iki? Akaba hategerejwe umwanzuro w'urubanza ku bijyanye n'ikatirwa cyangwa se n'ifungwa rya Ndimbati. Hakaba hazabaho n'itariki y'ubujurire mu gihe umwanzuro waba utangajwe. Umuryango wa Ndimbati se cyangwa Ndimbati ndetse n'umuryango w'ubushinjacyaha se w'uyu mukobwa utaba unyuzwe n'umwanzuro w'urukiko. Tuzakomeza tugende tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye kuri iki kirego. Komeza kugenda wibana natwe, tugushimira kandi twifuriza kugubwa neza mu mirimo igiye itandukanye ukomeje kugenda wiberamo, yaba imirimo y'amaboko ndetse no kugenda ukora indi mirimo igiye itandukanye. Twifurije amahirwe n'imigisha muri byose. Twarabasezeranyije kandi ntituzareka kubibakorera. Ni Kigali Top News.